ibihumbi 100 ndakurya nongera nkurye hewa uzigukunda yewe mwana wa nakwiyamuheka nakwiyaterura ntakintu na kimwe umukobwa mwiza meze neza nta kibazo meze fresh ubuse nzongera kubajya imbere mbayobora nibazabyare umva niba kumva guheka kuko bahetse nanjye naba impangu yanjye yabipfuye umva ngomba kubikora ndarine umva uyu musego ntiwamwabuje ukamwereke kugiye patuki gushaka umugore nakunda ahubwo se ndashaka umukobwa we shaka uwo mugore ako nakundi ngomba gushaka umukobwa wari wese ashaka sana hakundi kugeza ngomba gushaka umukobwa mushaka nayindi shaka batandukana kugeza no kukaba umutima yambwiye kubikora cyane uriya maya ngogo ni maya nakwiyamuheka nakwiye guterura nta n'ikintu na kimwe agomba kuzaba habe na kimwe hasi ndabavumye umva uwo ndari nta kintu koko wamayala ndashaka umukobwa mwanakunze mwanazi ujye Patrick uko byagenda kose kandi icyo nabikoraho by'amadonke ndashaka umukobwa umeze neza ntanabeshya sindamukuraho namukuraho umwana yanjye sindajya kubesha urukundo ko umuntu nanakunze sindamubyumva gusa nakundi ngomba gufata inshingano n'umugabo nkamureba tukabana nta yindi shuwa mfite ariko amahoro agataha gusa nakundi
Mwiriwe. Mwiriwe neza. Karibu karibu. Nze gato njye kunywa amazi. Umeze neza. Umeze neza. Ni amahoro. Ariko wowe wanjye ukunda urabizi. Nshaka kureba. Ntabwo ndi kureba. Urabeshya? Ntacyo kandi ndi kubona wareze. Bya bindi by'uko mama yagarutse hano? Mubaye iki? Muri kurizwa n'iki? Shirika nanjye ntabwo bari njyewe mwana. Nanjye ntabwo bari njyewe kuba tudafite umwana nanjye ntabwo habinshimishije nuko twararwanye kuri nanjye ntabwo bari njye. Gerageza rero nyine nawe. Asu nanyumva. Nzi ko nyihorera.
sese kuza kunkubitira mu kazi. Ndi kukubwira ngo mbabarishe kuba nanjye atari nose ni njyewe wari ubiteye ibyo mama biteye ariko nanjye nyine urabizi ko nanjye abatari nanjye mafite ibikomere kuko na mwana dufite ahubwo ngewe umwana nawe nshaka uramushaka ikintu kiri kubagenda se ni ikihe ko tutabonye ntabwo maya yakubwiye ndi mama wa Maya. Oh, okay. Arahari? Arahari? Urasa neza. Murakoze. neza kukigira nagukubita. twibigaruka tugambabarira simbabarira ntabwo byabaye bizongera bakabuza bakazurira nanje kukureba ngo musabe imbabazi mubwira mbabarire babe calm down was successful ugerageza unyuma sibyo Yaje ryanjye mwana. Ikibazo ufitanye nawe. nta kibazo dufitanye kandi mbona uri kurira Ariko ntabwo nigeze basi mwira kumbabarira umva byandabimenyereye n'ubundi nuko nsaba imbabazi uyu munsi yaje kongera bebe waretse ibyo bintu noneho uburemere bwo kumva ngo abakozi nyoboye barenga 90 bose ejo ntabwo wamubise sekreteri wa Patrick yicaye hano nanone ukongera ukankubita ejo bundi uri kumwe na mama wawe uraho kuri reception wa mukobwa ahari ntabwo nkubise gatese ahari na mama wawe mu kazi kanjye muri kampani yanjye gusa nzongera kubajya imbere mbayobora kunza hano nkatinya no kugira uwo mpamagara ngira raporo mubaze kubera wowe warangiza ngo ndikurizwa n'iki agushe nanjye bagerageza ukanyumva basi mbabarira ntabwo bizongera ko amakosa yarabayeho ntabwo bivuze ko hakarakaye nyine cyane uzi ukuntu wansohoye mu biro ukarinda ungeza hanze ukanjyana mu modoka kuriya wabonye ukuntu naraye rero wasinzira ntabwo ubizi ndetse wambabarira basi mvugana Okay. None se mwari mwiza. Nabishimiye. Urakoze cyane. Mwitwa abandi se sheri? Ya, njye nditwa Gasaro. Ni ryiza. Rero ko murakoze. Mubaze. Ya, nta kibazo. Waba ufite umukunzi? Mukunzi. Shana. Njye ndumva ari amahirwe. Kuba utamufite. Mfite umuhungu. Nawe mwiza. Kandi mbwiye ko nta mukunzi ufite. Yego. Wanyemerera nkazabahuza? N'umuhungu wawe? Ya. Naba ngeze amahirwe. Ni ukuri? Cyane pe. Naba ngeze amahirwe. Urumva kugira umukunzi ni amahirwe akomeye cyane. Se
okay kuri njyewe ndabyishimiye cyane sibyo kuba binyemereye ni by'agaciro yego ariko ikihutirwa noneho nakikubwira nimba nta soni biguteye nta kibazo uzabimfashemo ndi kugenda nsaza yego nyine yakoze ukuru yego sibyo mukobwa wanjye yego mubyeyi okay ndumva nagukandira akanyenyeri wamugiriye neza yego yego okay wayibonye message wow ibihumbi ijana byose shisha ibihumbi ijana byose mana yanjye umva urakoze imana iguha umugisha yesu ibihumbi ijana amafaranga menshi kuri njye gusa ndakwera yesu kristo ibihumbi ijana byose mana urakoze Umva, imana mukobwa iguha wanjye. umugisha ayo mwinshi ngayo ni makeya birenze uko ubitekereza ni ukuri ibihumbi ijana nuramuka wemeye umuhungu wanjye ibyo utakekaga byose nzabigukorera icyambere nyine nakoze uko ibindi byose wow. menya ngo urakize nzaguha umwana urenze umwe babiri Yego. kugeza ku ijana nanjye nzagukubira ibihumbi ijana umpaye nzagukubira abana ijana umva ndakwinginze mbabarira we mbanze ngo uhuze n'umuhungu wanjye mubone ubundi ibindi byose iby'umugore we yamwiba byose wowe mbabarira ukora iyo bwabaga miliyoni yihuse mukimara guhura umunsi umwe nakubabariye ariko mbabarira uhaguruka wumfukamye nakubabariye babarira kandi Mubabariye gukora ikintu kandi nakubabariye haguruka wicare waziseke. mwasetse ngaho wahaguruka rero yahaguruka ntabwo umubabera agiye ubuze kandi sima nifuza kuguha nubwo ari wowe witera basi nsezeranye ko utazongera kunkunda Ntuzongere nawe ukorera sibyo? Dore nari nkuzaniye amata urakoze urajya mu kazi se ugiye kujya mu rugo. Ndakoresha ndajya mu kazi. Ndajya mu kazi. None se kutari kunywa ku mata nguzaniye? ndaza kuyanywa icy'ingenzi nuko twiyunze Niba y'abantu mwewe. ndayanywa ntabwo ndi gukora Shiri bantu mwe ku mata nkuzaniye bituma nakara. abantu ukunda ubwacu buri kuzana ngo Bade kuzana n'ibikiza. mu kazi Nose sibyo? ndaza kuyanywa gake gake mu kanya mfite akazi kenshi nuko byajyana no kugakora Namaze kumukora neza. Tukagira sibyo? Tukajya mu kazi. uraza kunyura Ntabwo iyanjye barayijyana mu igaraje yapfuye. reba ikibazo ufite Nanjye numvise iri gukaka. Sinzi ibibazo ufite muri moteri ariko nari ndaza kugukira tujye kwiyunga. okay bita Tujya kwiyungira oya turiyungira mu rugo. none se ko mbwiye ko nta wundi wowe waje nyine uje guteretera umuhungu wawe ukaba umbwiye yuko uwo mugore yaturutse
uwo mugore yaturutse ibyo bintu numva mwana wa aho baye tuzaba tubivugana ubutaha. yego ayo mafaranga yose ubu nzayarira kuko mari 100,000 Jesus amafaranga ni menshi ntazatumiramo abashuti banjye ariko se hari ikintu ndi kwibaza ko yambwiye ngo umugore akaba asezeye nta kintu abimbwiyeho ngo ni ubutaha ariko ikizima ni uko yanyihereye n'ibiceri nzaba ndi kubihekenya ibindi bizaba biza nyuma ariko nanone ntabwo ngize ayo mahirwe yo kuba mbonye umugabo imyaka mfite n'igihe maze cyose kuko ariko nawe afite n'amabukwe mwiza tangiye kumpa amafaranga narabana n'umugabo n'umuhungu we yewana sha wabihumbi 100 ndakurya nongere nkurye hewana sha mabukwe nubwo umbwiye ngo tuzabivuganaho nta kibazo ndagutegereje kabisa. Entre. Nyiriwe. Amakuru. Turaho neza. Nese Patrick umeze ute? Sha sava. Umeze neza? Umeze neza. Okay. None se bo narinzanye zino document Yego. ngo uzisinyeho noneho uze guhana amabuje usinyeho za mashine zaje. Okay. Izi mashini z'akazi. Sebo mbona akazi mwakitabiriye neza n'ukuri. Ari byiza cyane. Ubwo uraza gusinyaho uhena amabuje usinyeho. Umeze ute se mukobwa mwiza? Umeze neza nta kibazo. Umeze fresh? Sawa ndabibonye. Ndaza kubimuhereza. Nta kibazo murakoze. Ariko excuse me uretse gato mwibarize. Akazi nabonye wagakoze neza. Se muri weekend uzaba uri hehe? Weekend nzaba ndi mu rugo. Uzaba uri mu rugo? Nagusaba akantu kamwe. Nta kibazo. Niba bitazakugora muri weekend waraga tukajana ukamerekeza nk'ahantu tukaba turi kumwe. Nta kibazo. Nta kibazo. So merci. Murakoze cyane namwe. Sawa sawa. Sawa, ugite n'amabuje asinyeho. Okay. Sawa. Ubu rero mbonye umukobwa ntabyira igitekerezo cyanjye. Ubwo namukunda ariko nta kundi ngomba kumukunda nkareba ko yanyemerera bamushyira mu mago nta yindi shwa mfite. Sawa. Nubwo turabona. Sawa, ibagiye. Ndagushimiye kugiriye neza icyubahiro cye. Mana urumva nshaka ubundi y'umurungu urugo rw'isi. Numva nayamara aranaryoshye niba kubera
ishimwe basi uranyumvisha kabura akazi noneho nshaka namuhamagara patine kakaza mu kazi. Mana ikintu cyiza kibaho kinshimisha mu buzima ni ukubona urugo rwanjye rumeze neza rwishimye nta kibazo rufite. Maya Mana izabigenza neza ndabizi neza ko n'umwana tuzamubona. Nimuzabyare nimuzaheke nimugomba guheka n'ikiriho ntabwo bigomba gukunda. Nimuzabyare ntabwo agomba guheka Maya kuko ahetse imihango yanjye yose yabipfuye ngomba kubaho atagomba kumenya yuko ngomba kumwitsimba paka akamera gutya paka. Bose nyine nari kwiga ukuntu nyine ndi kwibuka nk'ukuntu mu cyaro nyine twateraga ibishyimbo tugatera gutya kurumva nindi kugira ngo nyine njye ko nikibyibuka bateraga ibishyimbo hano se ni mu murima nindi kureba niba byakunda nyine ukabire ko kureba nko mu nzu y'umuntu ni hano n'imirimo woge mose wowe wagiti nakaba nyine nawe ntahanze gafite hano wego shaka ubwo nkigera mu rugo ndaje mpite mbikohereza kuri WhatsApp. Umwana kwashishira mu murima kandi ndumva umutima wanjye umugore azazana n'akataraza kabisa. Yewe sha we reka mpite mbikohereza.